Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Chiedo il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Tugiye kurebera hamwe uburyo umusore wahoze arinda akabara, arinda zino night club hano musohokera mu tubyiniro, uburyo yaje kuva muri ako kazi akazamuka kugeza abaye papa akayobora kiliziya. Byo gusa kandi twese turabizi ko papa yamaze kwitaba Imana, yapfuye ku myaka 88, Papa Francis. Ariko uyu mupapa ni byinshi yagiye akora mu bupapa bwe, nibyo tugiye gusa nk'abari ibi bigwi bye. Uyu niwe papa wa mbere wabanje kuvuga ngo abatinganyi kiliziya ikwiye kujya baha umugisha, biremerwa ko abatinganyi bazajya basabira umugisha, kiliziya izajya ibaha umugisha mu gihe bagiye gusezera n'iki ikabasabira umugisha. None niwe mupapa wa mbere buriya ukomoka muri Amerika Latine cyangwa se muri baraba Latine. Ndetse uyu mugabo Papa Francis niwe mupapa wa mbere wagaragaje ko kiliziya atari inzu ndangamurage, ibintu bigomba guhora tubirebera muri ya shusho, akerekana ko kiliziya ikwiye guhinduka n'ibiyikorerwamo bigahinduka bikajyana n'igihe. Ndetse ni papa wageze ku buyobozi aho kiliziya yari itangiye gutakaza abayoboke burundu. Kiliziya umunsi ku munsi, amanywa n'ijoro igenda itakaza abayoboke ugereranije na mbere uko yari imeze. Yaje muri ibyo bihe azana strategie z'ukuntu yakongera akigarurira abayoboke bakongera bakayoboka kiliziya uyu munsi wa none. Reka twinjire kuri papa ubundi tumenye uyu papa wafuye ni muntu ki, ndetse turaza no kureberaho ko bishoboka ko abagiye kuyobora papa w'umwirabura mu mateka kuva isi yabaho. Papa w'umwirabura biravugwa ko ari ushobora kuba agiye gusimbura Papa Francis. Ese ubundi bigenda gute iyo papa amaze gupfa? Batora undi binyuze mu buhe buryo? Ashyirwa hate? Ibyo byose tugiye kureba muri iki kiganiro, ariko tubanze turebe uyu mupapa ubuzima bwe bwose tubuciyemo twihuta cyane. Papa Francis witabye Imana yari afite imyaka 88, ndetse yapfuye nyuma y'uko hari yashize iminsi ari mu bitaro. Mu minsi yashize papa yari ari mu bitaro, mwese mwari mubizi ko arembye, hari yashize n'iminsi myinshi bavuga ko ashobora kuba yapfa akanya kariko kose. Yari arembye, aho yari arwaye umusonga mubi cyane n'indwara z'ubuhumekero. Ubwo yari amaze igihe mu bitaro, mu minsi mike ishize bari bamaze kumusezerera mu bitaro rwose, ubona ko nta kibazo afite, yagarutse mu murimo. Ndetse icyumweru gishize ku wa kane, papa rwose mu kagare ke kumwe bamusunikagamo, papa yasuye gereza y'i Roma. Ku wa gatandatu nanone papa yasuye iriya Saint Basilica cyangwa se Saint Peter's Basilica, ya Basilica yitwa Saint Pierre. Ku wa gatandatu papa yari ayirimo rwose, ubona nta kibazo. Ku cyumweru papa yarazamutse ajya kuri bariko hamwe n'ubundi papa ahagarara agasuhuza abaturage cyangwa se abaturage benshi babateranye, arabapepera. Hari kuri Pasika yasuhuje abaturage arabapepera, ago yigeze asoma isengesho cyangwa se ngo aba ari we uvuga ikibwiriza cya Pasika, ariko yarapepeye. Ndetse yinjira muri ka kamodoka muzi papa yagendamo bamuzengurutsa hariya Vatikani. Yari muri kara kamodoka bagenda caho ahagarara mu baturage abasabira umugisha. Murabizi ukuntu papa cyangwa padiri bagenda bahisha abantu umugisha, uduhinja bamuzanira dukora ikimenyetso cy'umusaraba aduha umugisha, duhisha umugisha. Abantu ngo barenga 100 bose yagiye abasabira umugisha, abazenguruka bakorera ikimenyetso cy'umusaraba nyine kumwe papa atanga umugisha. Ejo bundi ku cyumweru cyangwa se ku munsi w'ejo ku cyumweru, ndetse ngira ngo nimba mwarabibonye neza, ku cyumweru papa yanahuye na vice president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika uriya bita J.D. Vance. Barahuye ejo bundi ntago ari ejo bundi, uyu munsi turi kuwa mbere, ejo ku cyumweru barahuye. Inkuru uyu munsi nibwo yaje kumenyekana ko Papa Francis yitabye Imana, ndetse ibyo byatumye imbaga y'abaturage n'ubundi baza mu mujyi wa Vatikani, barahazenguruka ni benshi, bahagaze bari kurira, bari kumwunamira, ndetse bifatanye cyangwa se banamusabira. Ngo murabizi ko basabira muri kiliziya wapfuye. N'abaturage benshi, ababyeyi baturutse hirya no hino buzuye umujyi wa Vatikani, bari kurira barizwa n'urupfu rwa Papa Francis. Uyu mupapa wapfuye Francis araza gushyingurwa hanze y'ahantu abandi bapapa bashyingurwaga. Ubundi abapapa iyo bapfuye, abagiye Vatikani murabizi, iyo abapapa apfuye ubundi abapapa bose babashyingura muri wa rusengero rwabo bita ngo ni ya Basilica ya Saint Pierre cyangwa se Saint Peter's Basilica, babashyinguramo munsi yayo, niho abapapa bose bari bashyinguye muri ya Basilica ya Saint Pierre. Ariko uyu mupapa upfuye
yavuze ngo ngiye ntago ari hano nzashingurwa, ahubwo yahisemo ko agomba gushingurwa muri bazilika yitwa ngo ni hanze y'aho ngaho abandi bapapa bashingurwa. We agiye gushingurwa nk'uko yabisabye muri Santa Maria Maggiore, niyo bazilika agiye gushingurwamo itandukanye n'ahandi bashinguraga abandi bapapa. Bivuze ngo niwe mupapa nyuma y'ibinyejana ushinguwe aho abandi bapapa badashingurwa, cyangwa se hanze y'aho abandi bapapa bose bashingurwa. Ariko nubwo apfuye, iyo umuntu apfuye akenshi dukunda gusigara tuvuga ngo yasize irihe zini musozi, cyangwa se yasize ibihe bigwi. Ubundi uyu Papa Francis amazina ye nyakuri yiswe n'ababyeyi ni Jorge cyangwa se George nk'uko mubisoma Mario Bergoglio, niyo mazina y'ababyeyi. Uyu mupapa yavukiye muri Argentine mu 1936 mu murwa mukuru waho Buenos Aires. Uyu mupapa nubwo yavukiye muri Argentine, ariko ababyeyi be bari impunzi baravuye mu Butaliyani bajya muri Argentine, niho yakuriye. Ku buryo papa akenshi yabaga ari kuganiriza abantu babwiraga ngo njewe ubundi ndi umunya Argentine ariko warezwe n'amakaroni cyangwa se n'ayo mapasta, kuko abataliyani bazwiho kurya nyine amakaroni cyane, nibyo biryo byabo. Niyo mpamvu papa wamwumvaga akenshi avuga ngo ndi umunya Argentine warereshejwe amakaroni. Ubundi iyo mirerere nk'iyo ngiyo y'amakaroni usanga iba mu bataliyani gusa cyane. Uyu mupapa mu busore bwe kimwe n'abandi basore bose bishakisha bakora utuzi tugiye dutandukanye, yabayeho umupuranto, ba bantu nyine bakoropa hirya no hino mu mazu, abapuranto ngira ngo niko mubita. Ikindi, uyu mupapa yarinze akabari, tuno tubari tuba dufite utubyiniro nyine abahungu n'abakobwa basohokeramo n'abantu bafite ayabo bashaka kurya ubuzima, babandi barara mu miziki. Papa yari bouncer w'akabari, hangana n'abasinzi basinze, abasohora ibintu nk'ibyo ngibyo, abarwana, tabara, mbega yari bouncer w'akabari. Uyu papa kandi nanone yize chemistry, gusa nyuma ibyo byose yaje kubivamo, yaba ibyo yize yaba ibyo ngibyo abivamo, yigira kuba umupadiri mu bajesuite. Umwaka w'2001 nibwo baje kumugira karidinali. Umwaka w'2005 yatangiye kugaragaza icyizere, bitangira no guhihwiswa ko uyu mugabo afite ubushobozi bwo kuba yaba papa cyangwa se azaba papa. Byatangiye kugaragara mu mwaka w'2013 nibwo yaje kuba papa. Uyu mupapa hano yaratandukanye n'abandi bapapa bose babayeho. Uyu mupapa iyo yategaga indege bikavuga ngo ateze indege, yategaga indege economy, yagendaga muri economy, hari namwe mugendera pani bya business class n'ibiki. Oya, yagendaga muri economy kimwe n'abandi baturage bose basanzwe. Papa uyu mupapa kiriho yitekeraga ibiryo bye yaryaga akenshi, niwe wabyitekeraga nyine agifite akabaraga kijyaho. Na mbere yaho ibi moto bya kera mwajyaga mubona bita Harley Davidson, bya bimoto binini cyane, aba bike bagenda batwaye binini b'insoresore. Uyu mupapa no yaragifite yagendagaho kera, ariko amaze kuba papa yaje kugishyira muri cyamunara arakigurisha, bavuga ati mupiganwe mugure moto ya papa yagendaga hakiri umusore, bya bimoto nyine by'abasore babatwitse. Uyu niwe papa wajya gusohoka mu masaha y'ijoro akajya kugaburira abatishoboye, akajya gusangira n'abakene, akabashyira ibiryo, n'ibikorwa yakoraga kenshi. Uyu mupapa kandi niwe watangiye gukora ibintu bimeze nk'impinduka mu byerekeranye n'abandi bapapa babayeho, cyangwa se n'amahame ya kiliziya yarasanzwe ariho, aho yatangiye kumera nk'uhinduye byinshi, akagaragaza ko kiliziya igomba kugendana n'igihe, hari ibintu byinshi byahindutse bitewe n'igihe tugezemo. Uyu mupapa niwe watangiye kuvuga ngo abaryamana bahuje ibitsina bakwiye gusabirwa umugisha, cyangwa se kiliziya izajya ibasabira umugisha mu gihe bagiye kubana. Uko papa yabitangaje mu magambo ye byavugishije benshi, batangira kumubwira ati gute wakwemerera abatinganyi ko bahabwa umugisha na kiliziya, ibyo ngibyo ni ugusebya kiliziya. Papa yarasubije ngo ese umuntu nimba ari umutinganyi ariko akaba ashaka Imana kandi ayishakana umutima we wose, yumva ashaka Imana no kuyegera, njyewe ndinde wo kumucira urubanza. Niyo magambo papa yakoresheje asubiza kuri icyo kintu kijyanye n'ubutinganyi. Ndetse papa yagerageje kurwanya ruswa zavugwaga muri Vatikani no muri kiliziya, aho ahanini noneho yatangiye kugenda afata igitsina gore cyangwa se abamansera nimba ariko twabita, agatangira kubashyira mu myanya y'ubuyobozi. Mbega ni umwe mu bapapa bagiriye icyizere igitsina gore kurusha abandi bamubanjirije. Yatangiye kugenda aha akazi gakomeye k'ubuyobozi mu nzego zikomeye mu bya kiliziya, akagenda azamuramo ababikira kugira ngo abaribo baza kuba babirimo cyane. Uyu mupapa yagiye yubaka umubano mwiza hagati ya kiliziya ndetse n'idini ya Isilamu, ngira ngo mwagiye mubibona. Ni umuntu wagiye yamagana iterabwoba, iyo byabaga wabonaga ko yafashe iya mbere kugira ngo abyamagane. Yasuye imisigiti, ahagarara mu misigiti kimwe n'abandi basilamu, hari asenga nabo kugira ngo agaragaze ko kiliziya na Isilamu ari ibintu byakagombye kubana neza nta mutima mubi. Uyu mupapa n'umwe mu bantu bagiye bagaragaza ko bashyigikiye amahoro, ari yakwiye kujya imbere. Ngira ngo murabyibuka ubwo intambara n'uyu munsi gikomeje ya Israel ndetse n'umutwe wa Hamas, ari mu bantu bakomeje kwamagana ibyiriya ntambara, avuga ati hakwiye kujya agahenge, yamagana intambara, yamaganwa ibikorwa n'ibyo bihugu byombi byari biri guhangana cyangwa se izo mpande zombi. N'umwe mu bantu bakomeje kuvuga ko hakenewe amahoro muri Ukraine
muri iriya ntambara yabo n'Uburusiya, avuga ati muhagarike rwose Kiliziya n'abakristo, turasabye ngo muhagarike iyo ntambara. Ndetse akomeza no gutabaza ngo impunzi zihura n'ibyo bibazo by'ibyavuye mu ntambara zerekwe impuhwe n'isi yose, muzakire, muziteho, muzibe hafi impunzi ziri guhura n'ibyo bibazo biri kuva muri izo ntambara. Uyu mupapa kandi n'umwe mu bapapa bamaganye, bavuga ku mugaragaro, banemera ko abapadiri bahohotera abana, babafata ku ngufu. Ngira ngo mwagiye mubyumva kuva mu myaka ya kera, kuva muri batonya, abenshi mwakuze mubyumva ko Kiliziya abapadiri benshi bakunze guhohotera bwa bwana bw'ubuhereza bw'ubuhungu, bakabufata ku ngufu, mbega bakabukorera ibyamfura mbi. Ariko Kiliziya igakomeza gusa nk'ibihunga, itabivugaho, ihishira bamwe mu bapadiri bayo. Ibyo bintu byaha byagiye bishyirwa kuri Kiliziya kenshi, ariko uyu n'umwe mu bapapa babyamaganiye ku karubanda, abivugaho imbere y'abantu, abirwanya. Uyu mupapa mu ijambo ryigeze kuvuga ngo mfite umujinya n'agahinda n'akababaro n'uburibwe by'abapadiri n'ababishopu bakomeje konona ubuzima bw'abana, bana b'abamineri, abana batonya bo mu nsengero, babafata ku ngufu. Papa mu mvugo yaravuze ngo ni ibintu biteye isoni, ndetse ni ibintu byo kwangiza icyera kuba abapadiri bifata n'ababishopu bagasambanya utwana dutonya. Bakomeje bamagana avuga ngo ni ibintu biteye agahinda kuba abo bana bakiri batonya baba bagiriye icyizere abapadiri, bakavuga ati bano bana bari mu maboko mazima, baratekanye ubwo bari kumwe n'abapadiri cyangwa se abo twita ngo ni abakozi b'Imana. Mwebwe mukarenga babagiriye icyizere ngo mwite kuri abo bana mubarinde, mugatangira kubakorera ibyamfura mbi mubasambanya. Kandi kuko nibyo, umubyeyi wese yafata umwana akamusigira umupadiri cyangwa se umupasiteri kuko yumva ngo ni umukozi w'Imana akigendera. Niko twese tuba dufite iyo shusho, tuvuga ngo ni abantu b'Imana, nta kintu kibi bakora. Ati ibyo kintu cyo kubagirira icyizere gutyo baracyangije, bo batangira gusambanya abo bana. Papa yarabyamaganye cyane. Gusa nubwo yamaganye icyo ngicyo, icyo kintu ni kinini cyane, ndetse cyakozwe n'imyaka myinshi n'abapadiri n'ababishopu bo muri Katolike, ku buryo n'ubu ngubu apfuye bakimushinja ko nabwo atakoze cyane ngo ibyo bintu birwanye cyane, cyangwa se hagira ibindi byemezo bihambaye cyane bishyirwaho. Ikindi kibazo papa yahuye nacyo muri iki gihe amaze kuba papa, ni ikibazo cy'uko ibihugu byinshi hirya no hino ku isi bikomeje kugenda byikura muri Kiliziya, bivamo. Ikindi ahantu Kiliziya bigaragarira ko iri gutakaza abantu, naho abantu bose pe murahura abantu benshi bakakubwira ngo turabakatolike, mu muco wabo twavutse turabakatolike, ariko wareba ugasanga imigenzo ya Kiliziya batakiyubahiriza, cyangwa se ngo babashe kujya mu nsengero gusenga, bakora ibyo Kiliziya yasabaga kera byose uzi Kiliziya yakoraga. Umuntu arakubwira ngo ni umukatolike, ariko ukabona ntajya ajya gusenga, yitwara uko ashaka, hari ibyo atubahiriza, hari ibyo batanga adatanga, mbega ukabona abantu kuvuga ku izina gusa ngo ni umukatolike ariko atagerayo. Cyo kibazo ubu ngubu ngo kiri ku isi cyane gihangayishije Kiliziya. Ikavuga ko impamvu abantu benshi bakomeje kugenda bava muri Kiliziya ari uko abasore n'abakobwa bakiri batonya batangiye kumera nk'aho iyo bageze mu idini ya Kiliziya batibonamo ukuntu, mbega badasobanukirwa neza ikiri kujya mbere, bitewe n'uko Kiliziya yagumye kuri gakondo yabo, uburyo basengamo, uburyo batwaramo ibintu, imigenzo yabo, uko mbega yari iri nko mu kinyejana gishize, n'uyu munsi niko biba bikimeze. Ibyo rero ngo bivugwa ko biri mu mpamvu zituma abakiri batonya abenshi bajya gushaka ubusobanuro bw'isi, cyangwa se gushakira Imana mu yandi matorero wenda babasha kubyumva neza bakabisobanukirwa. Hari insengero zashengera ngo razizi z'abantu bafite amavuta, bazi kugendana n'urubyiruko rw'iyi minsi, bashyiramo utuntu tw'imbyino, bamerera b'ibisatsi n'amapoketi, bakaza bakaba baraho, mbega ukabona bagenda bavanga, bazi ukuntu biyegereza urubyiruko, bahora bashyizemo udukoryo twinshi cyane. Abo ngabo rero bagenda bavugurura batama kandi kantu, ejo badukubise muri arena, mbega ukabona bagenda bazana udukoryo twinshi cyane, ngaho batuzaniye imiswari ngo tugure ivura indwara. Utwo dukoryo rero andi madini yagiye azana twinshi tugiye dutandukanye, ugasanga hari abantu benshi ku isi batangira kubona ko wenda aho ngaho ariho bakwiye gushakira Imana, bitewe n'uko biriya baba bumva hari ari nk'ibya kera bishaje. Niyo mpamvu papa yatangiye kurwana no kuvuga ngo idini ya Kiliziya ntabwo igomba kuba inzu ndangamurage y'ibintu bya kera ari byo bibamo gusa, atabwo dukwiye kugendana n'igihe, tukagira n'ibyo duhindura natwe, tukagenda twongeramo ibintu bimwe n'ibindi byose yagiye akora bidasanzwe. Uyu mupapa Francis ibaze ko yari yashize imyaka irenga 1000 nta mupapa utari uw'i Burayi nyine uyoboye ngo yitwe papa. Uyu niwe wa mbere wabikoze, wari uvuye muri Amerika yo hepfo. Ubundi indi myaka yose hafi 1000 bayeho, abapapa bose bayoboraga bari abapapa bakomoka mu Burayi. Uyu mupapa rero mu kintu navugaga kijyanye no kuvugurura Kiliziya, akagenda ashyiramo utuntu no kugerageza kugarura abayoboke, kuko yabonaga ko Kiliziya iri gutakaza abayoboke, kuko ni Kiliziya yahoze ifite abantu hafi ya bose b'isi. Papa yatangiye kuzenguruka muri Afurika, azenguruka muri Aziya, cyane by'umwihariko muri Aziya. Papa yabonye ko Kiliziya itangiye gusa nk'igenda ihagira ijambo, aza gufata urugendo rw'iminsi 12 cyangwa se uruzinduko rw'iminsi 12
kugira ngo ashyigikire yumvishe abanyaziya koko idini ari rimwe, kiliziya ari imwe. Ndetse n'igihe papa ivi rye ryagiraga ikibazo atangiye kujya agendera mu kagare, urwo izo nzinduko yakomeje kuzikora kugira gusa ngo akomeze kwegera abantu hirya no hino, ibihugu hirya no hino, abumvisha ko kiliziya ari imwe, kugira ngo akomeze kureba ko abantu bayoboka iyi kiliziya ikomeje gutakaza abantu. Bivuze ngo nuri bumusimbure biraza gusaba ko akomereza muri uwo mujyi wo kugerageza kureba ko yakomeza kumvisha abantu hirya no hino kugira ngo bongere bagarukire kiliziya. Nimvuga ngo iri gutakaza abayoboke ntunyumve nabi kuko ariho usengera, niko kuri guhare niyo mibare kiliziya ubwayo itangaza ikavuga ngo abantu baragabanutse bari kutuvaho ugereranije na kera. Buri muntu yabaga ari gushaka kujya muri kiliziya, nawe urabyibuka ukuntu kera kiliziya yabaga yuzuye, ariko uyu munsi none urasanga atari ko bikimeze, by'umwihariko muri biriya bihugu by'Uburayi na biriya bihugu byo mu Burengerazuba. Kamerango ubu tuvugana niwe uyoboye, babaye bashyizeho kugira ngo abayoboye, nimba twabyita nk'inzibacyuho cyangwa se aba ari we muyobozi w'ibikorwa byose biri Vatikani, kuko papa yamaze gupfa, mu gihe bari gutora cyangwa se bari kugerageza gutora undi mupapa ugomba gusimbura uyu nguyu wamaze gupfa. Iyo papa amaze gupfa nk'uku nguku, ikiba gisigaye ni ukujya kumushyingura. Nyuma yo kumushyingura rero nibwo umugenzo wo gutangira gutora undi mupapa uhita utangira. Uwo mugenzo wo gutora papa ni umugenzo ubera mu bwiherero, ukabera i Vatikani ahitwa muri conclave. Ikindi buriya umukatolike w'i Roma w'umugabo uri munsi y'imyaka 80 wese afite uburenganzira bwo kuba yaba papa. Ndetse papa atoranywa n'itsinda ryitwa ngo ni College of Cardinals, nibo ni itsinda ry'abakardinali, cyangwa se bo bita ngo ni College of Cardinals. Nibo bantu babasha kuba bahuza bakora iyo nama bakemeza ngo papa n'uyu uwatowe n'uyu. Iyi minsi mu gihe cyo gutora papa iyo kigeze, ni ukuvuga ngo itegeko rivuga ko cyangwa se gahunda ukuntu zigendamo, buri mukardinali wese uri munsi y'imyaka 80 wo hirya no hino ku isi, harimo n'umwe wo mu Rwanda, buri mukardinali wese uri munsi y'imyaka 80 hirya no hino ku isi arazamuka akajya i Roma. Buno bamaze kuzamuka, abo bakardinali bose baturutse hirya no hino ku isi bose bagomba kuba bari i Roma, bari munsi y'imyaka 80. Iyo bamaze kuhagera nibwo rero imigenzi itangira kugira ngo bitoremo papa ubwabo. Buri mukardinali ngo bamuhereza agapapuro akagenda yandikaho umukandida yumva ko uwo mukandida ariwe wababera papa, ariko nta muntu witora. Wowe ubwawe ntabwo witora, bicaza ahantu hamwe mu cyumba muri conclave, mukicaramo nk'abakardinali mwese, buri muntu bakamuha agapapuro akajya yandikaho umuntu yumva ko ariwe wayobora, ariko ntabwo wemerewe kwandikaho izina ryawe we ngo witore, upropose undi muntu. Iyo baje kubara twandiko twose bakabona hari izina ryagarutsweho n'abantu benshi bavuga ati niwe watubera papa, muri ba bakardinali bagiye bandikaho uwagize amajwi angana na 2/3, uwo ngo ni wita yimikwa akaba papa. Iyo amatora habuzemo 2/3, habuzemo umuntu wagize amajwi angana na 2/3 by'abakardinali bose bari muri conclave, amatora bayasubiramo. Ibi ni ibintu bishobora gukorwa iminsi myinshi, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ya matora muzi y'abayobozi mu gitondo tujya gutora nimugoroba tukamenya uwatsinze hirya no hino ku isi. Ntabwo ariko bigenda. Iyo bari gutora papa bishobora gukubita iminsi myinshi, amajwi bari kuyabara gutyo, amajwi abura 2/3 n'ibyuzure, bagasubika iminsi bakiri muri conclave. Iyo aya matora ari kuba nta telefone ikoreshwa, nta kamera ziba ziyaraho amatora ari kubera, nta dukurura amajwi, nta kintu icyo ari cyo cyose cya tekinoloji kigezweho kigomba kuba kiri aho hantu. Ni icyumba gusa barimo, niyo shapeli baba barimo, mu rwego rwo kugira gusa ngo habanze hakorwa amatora. Papa ataratorwa, iby'amatelefone no kuvugana n'isi yo hanze ibyo ntabwo bibaho. Noneho twa dupapuro abantu bose baba bari kwandikaho ijwi ry'uwo bakeka ko ari wababera papa. Iyo babonye twa dupapuro tuvuge baradutanze, ariko yamajwi angana na 2/3 barayabuze, hari ibintu by'ibikemikozi bahita bavanga na bwa bupapuro bwose bakahita babitwika. Iyo babitwitse yazamuka umwotsi w'umukara, Vatikani hejuru mu kirere. Ubwo bari hanze n'isi yose bahita bamenya ko amatora byanze, papa ataraboneka, mbega amajwi atigeze yuzura cyangwa se bataramubona ukwiye, papa atarabasha gutorwa. Nanone iyo abonetse ya majwi yayabonye angana na 2/3, nibwo none ujya kubona ukabona bavanze mandi makemikozi n'ibyo bipapuro baratwitse, umwotsi ukazamuka ari umweru. Icyo gisi yose yitimenya ko papa yamaze gutorwa. Icyo gisigaye nuko umutwereka no kuza kuba nyine twiyereka ko yamaze gutorwa, ariko isi yose yitimenya ko hagiye hundi papa. Ubu tuvugana nta papa uri ku isi kugeza ayo matora amaze kuba, tukabona umwotsi w'umweru uzamuka muri conclave, nibwo tuhita tumenya ko papa ubu tuvugana yamaze kugerwaho. Buri kano kanya abantu bose bari kwibaza ngo ese ninde ugiye kuba papa? Hari amahirwe cyangwa se hari icyizere ko umuntu ugiye kuba papa ashobora kuba ari umwirabura, nk'uko bwa mbere mu myaka irenga 1000 hagiyeho papa ukomoka muri Amerika ino y'abaratini, ariwe uyuvuyeho Pope Francis.
ubu tuvugana umwe mu bantu bari guhabwa amahirwe kagiye kuba papa ni umwirabura ugiye gusimbura Papa Francis, bamwita ngo ni Peter Turkson. Uyu Peter Turkson ni umukardinali wo muri Ghana. Biravugwa ko uyu nguyu yari ugiye gusimbura papa, ari guhabwa icyizere cyinshi cyane. Byaba ari ikintu kidasanzwe kuba isi yaba iyobowe na papa w'umwirabura. Ndetse undi muntu nanone uri guhabwa amahirwe menshi ni uwitwa Luis Tagro ukomoka muri Philippines. Nanone uyu nawe naramuka atowe kuko ari guhabwa amahirwe nawe menshi cyane. Nanone biraza kuba ari ubwa mbere isi yose iyobowe na papa ukomoka muri Aziya. Gatatu we uhabwa amahirwe nk'ibisanzwe n'umunyaburayi, nibo bagiye banayobora kiliziya cyane imyaka myinshi irenga igihumbi. Undi we bamwita ngo ni Peter Erdo aturuka muri Hungary. Uyu mupapa ikintu ahanini azibukirwaho ibigwi bye nuko yavuze ngo kiliziya ni ikintu kibaho kandi ikintu cyose kibaho kigomba guhindukana n'igihe. Ati niyo mpamvu na kiliziya igomba guhindukana n'igihe, ntabwo tugomba kuguma nk'uko kiliziya yari imeze imyaka irenga igihumbi uko yari imeze ngo tugume tumeze kuriya muri iriya mico n'imigenzereze. Hagomba kugira ibintu bigenda bihinduka kugira ngo tujyane n'igihe. Niyo yari intero y'uyu mupapa. Bivuze ngo uri busimbura uyu mupapa nawe araza gukomeza agendere muri uyu mujyi wo kuvuga ati duhindure byinshi koko tujyane n'igihe aho isi igeze. Nk'uko nguko uyu nguyu uriho urumva yaratangiye kugenda avangamo utuntu tw'utumaninyera avuga ati n'abatinganye tubasabira imigisha nta kibazo mu gihe bagiye gusezerana, ibintu nk'ibyo ngibyo. Mbega ubona ko ari kugenda avugururamo utuntu hari byinshi bigomba guhinduka. Uri bumusimbure rero nawe agomba kugendera muri uwo mujyi kugira ngo barebe ko bisubiza abayoboke bakagenda babona abayoboke, cyangwa se akahita idini ava muri uyu mujyi wa Papa Francis. Ibi byose akahita bikuraho kiliziya igasubira uko yahoze mu myaka ya kera, igasubira kuri gakondo yayo. Icyo nicyo kiri buze kugenda kitwereka impinduka zuri bujyeho we mugeraza kujyamo n'uwuhe, ibintu biraza gukorwa gute. Ibuka gukora subscribe. Reka mbabwire ngo mwihangane abakundaga Papa Francis witabye Imana imwakire. By'umwihariko ubwo mbabwira abo muri kiliziya katolike natwe abo muri ADPR twifatanije namwe cyane.